ariko mana ngiye gukora iyo bwakabaga ngende sabe Tinah imbabazi kugira ngo n'ukuntu nziyegurira umugabo kubera ko ntabwo byarangirira hariya kabisa oya hose kandi ni shara n'akajipo shize nuko basi nandi mama kuzanye nje kureba kumeze meze neza ndashima Imana ariko shamva narakubonye pe ntambonye nakoze iki urifata ibintu mubyiraga ndurabivuga subwo nka ari wowe biri kubaho bino biri ubundi wabonaga uri gukora byiza wowe tuvuge ibintu tubisubire wakoze neza ahubwo nizere ko wabivuyemo burundu ariko ndakoze ntiwabivamo uragira ngo unyumvere bimvamo ujye kuri oya naje gusaba imbabazi none ndumvise neza ya ariko nizere ko nawe ya gahunda nyine wayivuyemo burundu turagikomeje ushaka pesa nayivuyemo nyine burangarize namenye ubwenge yego cyane byiza ahubwo nyine nanjye ngo twongere nyine twiyunge ushaka n'uburyo washaka Tinah n'ukuri mukiyunga kuko ntabwo nawe yabifashe neza ubu namuhera njye se mbihereye uzambwire tujyane nsabira imbabazi wowe uzisabira ngo utinyure ibyo byarabishoboye ndabishoboye ni iki kintu nashoboye abishoboye pe no kuzagenda wamugani unamugire niyo nanjye numvaga ntazabona aho mpera ariko ubwo ntinyuye akoze cyane nyine uzamperekeze ubingiremo nzagura we ndabona utuye n'ahantu heza nubeshye gutwara abagabo b'abandi mba mfite inzu nziza mfite amafaranga ariko ufite uwawe oya nta mugabo ngira twakoze divorce mu myaka 3 ishize noneho mwabanaga mwarakoze divorce se cyagiye ko wambwiraga uramufite cyagiye nyine nari mufite nyuma yaho nyine twakoze divorce okay sha nimba nyine wumva bikurimo nazagutinyura tukagenda tukajya kwa Tinah kabisa cyane icyo cyari kingejeje hano nyine ugire ibihe byiza nanjye reka nsubireyo numara kwipanga yewe ntabwo guherekeza rero sawa nta kibazo tuzasubira sawa Tinah nakoze kutwakira peka n'akajusi kararyoshye ko yari agiye kubibwana bimutanze so iminsi ishize natembereye koko musaba imbabazi nyine ko yari yambwiye ko nceceka simvuge gahunda arimo ndaza ndabikubwira havamo imvururu muri make havamo ibintu bitari byiza ndabizi ko atamfashe neza mbona agiyeyo rero nsanga umusaba imbabazi noneho nawe ndamubwira ntiyagomba kwikubita agashyi nawe akaza akagusaba imbabazi nyine mukongera mugasubirana nk'uko mwe muri inshuti so arambwira nyine afite ikibazo cy'ukuntu yazakugeraho nyine ari wenyine gutinyuka kuza kugusaba imbabazi ndavuga nti reka tuzazane noneho agusaba imbabazi nawe rero nimba hari icyo yongeraho yakongeraho ngira ngo ni intambwe nziza cyane yabateye agusabye imbabazi abikuye ku mutima akakurekera urugo rwawe amahoro muri make ngira ngo nawe hari icyo yakongeraho shangiye nareke mbanze mubwire pe kubona twari inshuti umugabo wanjye akajya kumusura ntabimbwire cyatewe n'iki njye rero impamvu nyine ntabwo ari uko nyine nshaka kubatangira ntabwo kubatandukanya ahubwo kubera uri inshuti yanjye namubonye anyuze mu rugo ndamubwiye se anyura hano ukansuhuza ukanambwira amakuru y'inshuti yanjye ko kubera urabizera icyo igihe tutabonana ubwo rero anyura mu rugo haricara cyegeye rero waje wasanze ari bwahageze yicaye ndi kumubaza amakuru y'imuhira ubwo rero nubwo haje nyine ukabifata nabi ubwo
navuze ngo kubera umubano twari dufitanye kandi ntabwo nshaka kuwutakaza pe, muri inshuti nziza urabizi. ngiye kubera ko mwizera rero naravuze nti ni wowe tu. oya ni umwana mwiza ariko numvishe gukunda cyane ku buryo atapfa kuguca inyuma, ahubwo naravuze ati twari turi inshuti none urarakaye, ubwo nibwo kuza kugusaba imbabazi hano imuhira. Subwo nakwigeza gusaba ubufrendi. oya pe, njyewe naramubonye aciye mu rugo ndamuhamagara ngo nsuhuze, ariko nta kindi kintu kintu. ariko nizere yuko byarangiye. nta byarangiriye hariya nubwo nzo umva shane bwira ko imbabazi urusabye nyine uzikuye ku mutima kabisa pe, kundi bari umutima. Shana kibazo ndakubabarira reka tubane, ariko biriya byo guca ku ruhande ntabwo mbikunda, ari buri wese ntabwo abikunda. so ndumva intego nyamukuru yari duteranije hano. ariko mu mwaka w'isi kararyoshye. kararyoshye cyane. so ndumva rero nariyunze na Koko, namwe ndumva biciyemo neza mugira ngo ikiganiro cyiza. so ndumva rero twagenda sibyo, twagenda ariko ntube uje kwiyerurutse. oya pe mbikwiye kundi bari umutima. Shana naramurakariye, siri kubona ukuntu nta morale mfite, mba ndi kubitekereza mvuga suriya. ariko wumve nta kibazo, wumve ko nta kibazo bana, nta mutima mubi urabizi, uje inshuti yanjye kuva na kera. Shangiye mbaye ngiye rero, murakoze kandi. Ubwo utamaze juice yawe? Shana inango ya mazi. ubwo ngenda za nk'amazi tu. sawa rero ntabwo ngwerekeje. sawa. ega data we, ayo ngo ndatunga umugore imyaka 2, 3, 4 ntanyizere ubona ko mbonye ku muturanyi. sawa ntari aryovuze ngo wambonanye n'umugore. Hanakubonanye n'umugore? none se ngendeka kuvugana n'abagore. Ikibazo ni uko warakaye kandi ariwo ufite amakosa. Mfite yahise ko wambeshyeye wansanzeyo. Ntiwigeze nsobanurira ukuntu byagenze. naho ndagusobanuriye nta cyabaye. Wansobanuriye ikizi? Nta cyabaye, nari gutamba kugira ngo ugere iwawe mwicarane nsange bari kuganira. none ukumva kuganira impamvu wagiyeyo. Ni inshuti yanjye wagiye utambwiye. yarampamagaye ngo afite ubutumwa. Njye sinari nzi ko muziranye. yarampamagaye kuri telefone ngo afite ubutumwa bwihutirwa njyayo. nyuma yo kujyaho rero usanga twicaye. hari ibindi byaba niba uzi kutanyizera ubwo ni uko ubwo mwizere. uranyizera ntunyizera hitamo. njye nyizera nta none se wansanze mu buriri bwe wanze kunyizera. nanze ko kwizera nanubu ariko kubera ko nkwizera nta wundi ndakubonana nawe. basi ndakubabariye ariko sinzongere kubibona. wenda ugiye kubera ko ari inshuti yanjye wambwira ati runaka yampamagara nkamenya aho uri. ariko nawe urumva ko ntafite amakosa. nawe gabanya gufuha ntabwo ari byiza. sinabura kugufuhira. okay urambabariye ngaho ibibazo nawe mbonanye n'umugabo. ngaho urambabariye mugenzi wawe. ngaho ngusabye imbabazi basi. ndakubabariye ariko thank you. nawe reka manze nkubaze umbonanye n'inshuti yawe y'umuhungu hasi y'umugabo. nabanza nkamenya ibyo bari kuvuga. twicaranye twembi turi kuganira. ntuzi kwicarana wicarana na bangahe? noneho
wicara n'abagore gusa urambabariye ikibazo ndakubabariye okay thank you kandi trust me sawa ubyizere urakoze rero kambe ndi gukora uturimo mana yanjye umva ngo yagize ngo musabye imbabazi umva ubu nimudakora ndamenya ko ntigiye uganga umva diporome ahita ngenda nyibasubize kweri ndamuhamagaye araje iminota mike yarabageze hano ku buryo ahita amwibagirwa akamusiba no mu mutwe se ntambonye buriya pe ndagahira amenye ushize hano baza kukareba hato bari hafi kuza asanga ibwakoze asanga iyi n'imiti yanjye yakoze reka ngo ukingurire uraho kari siko nari nzi ko nayobye kareke kaba tugiye kumva akayaga nari nzi ko nayobye oya ntabwo wayobye ni hano n'uwicaye karibu iwacu murakoze amakuru meze neza ariko ndabona ufite inyota nkoze na kajuyisi umwe wabugiriye neza rwose izuba riri hanze nagateguye hari izuba mbega inyota murakoze cyane karangeze ku nyota kararyoshye cyane amakuru semesi amakuru y'amadamu harya ntawe ufite simperuka arashatse kumbona urushye uretse kubona rwose ariko ndi kubona urushye ntiwareba wegamiye aho usinzira akanya gatoya wagira ni muri edeni ningo amadamu se ibintu bitera yaho nsenze cyakoze umaze icyaka umaze icyaka inyota yari kwishe cyane ubu rero ndabona turi saa saba z'amanywa ni saa saba nyuma y'isaha nsanga waneguriye akajuyisi nkaka karahari mu by'ukuri ni uko ari umuhungu umpamagaye hariya w'umukanishi yarampamagaye hari ibyo ngiye kumufasha nyuma y'isaha urambona hano iwawe urakoze nta nubwo nsezeye ahubwo rwose ntitagaruka ndagukoze umva icyo nshaka ni ukumwibagirwa burundu akaba ari ngewe usigara mu mutima wawe sha bimeze bite se uracyari gukanika muri ibi hariya hirya caho hariya umugore nabya bindi byawe shaho ubeshye ndarire nabya bindi byawe ndakoze shaho oya mani
reka igituma cyo gukanika njye nkwereke mubwiza ukuri waka kabiri tumukuye ko ntabwo nzi no ateye neza njye ndagapfizi ateye neza go zazindi zawe sha ako nzabikwereke ngaho ntari shaho ugenda uzajya wirirwa nyereke ifoto ze cyakose naba nihaze nta foto mfite naba nihaze nimero nayo nta nubwo nashizeho n'izina we ngiye uzabibona mbese ugatuma nabikorera akazi ahubwo mbwira ngo ngufashe waza ko ntacyo ushoboye amavuta yawe shiramandi moteri yari yaranapfuye mbese yakuzimyeho ntabwo ari yanjye niyo abantu banzaniye ngo mbakorere bose mbwira umukobwa ameze ute n'uwoye ubwo nakurangira abantu ntabwo wamenya ariko ko nawe nkuzi abana bose urabazi urababona unamuzi nta nubwo ukibuka n'izina ntazi izina ry'ideni nyine uramaze izina uzabaze ntabwo nabaze izina ahubwo ubutaha utugabo tubiri kurya uzahita mvuga ngo sho ntari mwegukane sha wambwira tubiri uzamanza umubaze mubwira ngo iki tubiri okay ku buryo nzababwira uzamanza unzanire izina rye